Mbahaye ikaze mu kiganiro umudendezo, mwe mudahwema kudukurikira umunsi ku munsi, tunabashimira kuko mudahwema kudukurikira uko bukeye n'uko bwije. Nge mugiye gukomeza kuganira uyu munsi ni Tuyuhire Yandere uzwi ku izina rya Tsindagira. Tugiye gushima Imana yagomeje kuturinda mu minsi yatambutse twaherukanaga, tukaba tugeze kuri tariki ya 16. Si kubw'amaboko yacu, si kubw'imbaraga zacu, ahubwo ni kubw'imbaraga z'Imana. Rero mwe tugiye kuganira uyu munsi, ndagira ngo Data akomeza abarinde muri uku kwezi kwa 10 tariki ya 16. Tugiye kugumeza tubwire Imana ikomeza iturinde, kuko itaturinze twubwacu nda twashobora kwirinda. Rero amahoro y'Imana nabane namwe, Uwiteka akomeza dukomereza iki amaboko. Mana turagushimye, uri Imana nziza, tugushimye yuko wabanye natwe kuri iyi tariki ya 16. Turagushimye kuko twari tujyamye nk'indumbi zegetse, tukabyuka tukumva biri kwemera, n'abagisinze ari mu bihugu byo hanze nawe ubakangure nguko wadukanguye. Kuboko kwawe kutanga amaro kukomeze kubagumeho, abana bacu wabarinze, imiryango yacu urayirinda, abashoferi babyutse baja mu mihanda habwa icubahiro, abanyonzi nabo babyutse baja mu muhanda, abamotari nabo wabarinze kubwo imbabazi zawe n'ubundi wabagiriye. Turagushimye muri aya masaha ko buri muntu wese akazi wamwohejemo ako kazi akagiyemo ari muzima habwa icyubahiro. Komeza ubane natwe muri aya masaha, kandi amahoro y'Imana abane natwe, umugisha w'Imana ukomeze utubeho, muco w'Imana ukomeze utumurikire, imiryango yacu ukomeze uyirinde, abana bacu bagiye ku mashuri barinde, mbese buri wese mu kazi akora kuba yagakandagiyemo ukamurindira. Nutari wakabona dufite kwizera yuko nawe ukakimuremera, kuko ndabwo akazi kasize karacahari. Ibi nabyo ndabigushimiye Kristo, kuko urushoro tugifite n'ubuzima habwa icyubahiro. Komeza rero ubane natwe muri aya masaha mu izina rya Yesu, amen. Rero Uwiteka nakomeza dukomereza amaboko aho uherereye hose. Imana nakwifurizaga ngo Imana ikurinde mu kazi urimo, Imana ikakurindirimo, aho waba wicaye hose Imana yakurindira. Mbese nakubwiraga ngo Data wo mu ijuru, ahantu hose uri ukuboko kw'Imana kukugereho, umuco w'Imana ukumurikire, waba uri kugendera mu ndege, waba uri kugendera mu imodoka, waba uri kugendera ku igare, waba wagenda n'amaguru, wagenda ku kinyabiziga runaka, mbese icyerekezo cyose urimo, ndakwifuriza kurindwa n'Imana, kuko Imana itabanye nawe ntaho wava nawe wagera. Nanone tukonga tugashima Imana yaduhaye umwana wayo Yesu Kristo, watubereye umwambasaderi, akatubera inshuti, akatubera umuryango uduhuza n'Imana. Ibi ndabigushitura bishimiye, kuko ni umubyeyi mwiza, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Yesu nashimwe cyane. Muri ibyo narimbye avanga amaraso ya Yesu yagize umumaro, yahuje batari kuzamenyana. Undi muri ibyo yaje avuga aba Yesu bishimira izina rye ryiza, yangiza rikabamara iki umubabaro. Ese teraririmba indirimbo nakoze avuga ngo ndumbiteho mukiza, ngo wumva uko nganya ngukugenderera abandi nanjye ndunsiga. Ndashaka ngo uyu munsi uko Imana ingenderera nawe ubwawe undeze amatwi, nawe ubwawe urukungurikirana aho waba uri hose, nawe Imana uyu munsi kugenderera uyu munsi. Kandi ikibazo ufite Data azana igisubizo ku buzima bwawe. Ndakuri Imana itakuri iki umuntu. Haleluya. Abantu nubwo bakubona ng'inzuzugurwa, bakakubona ngaho nda gaciro ufite, bakakubona yuko nda cyerekezo gihari, humura wikiyeba, kuba ukiriho uracafite amahirwe yo kuba ku rutonde, kuba Imana izagirira neza. Yesu ni yamamare, amen. Reka ngubwire ngo ndakuri Imana itakura umuntu. Iyi Imana yije kugutandabwira bakavukira yawe mwene Data, uribaza ngo yango byaranze ngo ndibiri kwemera. Ndabwo Imana yavuganye nawe yigeze ikubwira isa, ndabwo yigeze ikubwira umunsi, ndabwo yigeze ikubwira umwaka, ndabwo yigeze ikubwira isa. Na n'uyu munsi tuvugana, n'uyu munota turimo, uyu munsi byawe bwabyakira. Amen, haleluya. Abantu benshi bakerejwe n'amasezerano ngo Imana yavuganye natwe ngo byaratinze. Ese nagira ngo ngubaze wowe uvuga ngo byaratinze, yigeze ikuha inomero ya kangahe? Ubitse kangahe? Uyu muntu ugiye muri koperative niwe wabaha inomero, akubwira ngo agatomba, akubwira ngo natombeye inomero 10, iyo wa 11 ahembwe aja kudekarara, avuga ngo kuki mwahembye wa 11 nje wa 10 mumbiseho.
rero niba ndago wenda nomero Yesu yaguhaye uri mu kujya ugenderaho uvuga ngo mfite gatatu ngo none ngo 10 bamugezeho ngo naratarutswe, ntabwo wigeze utarukwa. Ndakwira ngo ngubwire ngo humura, reka kwiheba, ureke kwiganyira, ureke gucika indege. Nta nomero wigeze utombora ubitse mu ikofi yawe, ubitse mu gitanda cyo ngo iyi nomero narayitomboye none igihe kirageze Yesu yansimbutse aje gutabara abantu. Mwene data, nta nomero Yesu yigeze ugendana. Ayo masezerano Imana yavuganye nawe ikavugana nanjye, yarambwiye gusa ngo nzakugirira neza, irakubwira ngo nzagutabara, irakubwira ngo nzagukorera ubukwe, irakubwira ngo nzakugaburira, irakubwira ngo nzakwambika, irakubwira ngo umwana wawe aziga. Iyi nza niyirigoriza ngo nzakugirira neza, nzakuriza indege, nzaguha visa, nzaguha ikibanza, nzaguha inzu. Yigeze ikubwira itariki n'umunsi? Cyokoze niba umuhanuzi yarakubwiye umunsi ukarengwa uje umuhamagara uvuga ati ariko tsindagira kwambya ngo tariki 15 z'ukwa 10 nzatabarwa, nzafa ari gitangaza Imana izamba, nzakira amafaranga kuko ibitangaza ni byinji. None aya mafaranga wageze kuri 16 ndawe yambaye uje uhamagara uwo muhanuzi wagwana ubwiye ngo warambye ngo kuri 18 Imana imbaye amafaranga y'ikode, none 22 zirageze nda uje umwamwe bazati sikoko niyo yabikubwiye cyangwa wandimaga gatima. Hari n'umugwanura ari kukurema gatima mushiki wari ugwanurira ubukwe atakubya ngo mu kwezi kwa 11 ngakira ibirori, ngakira ubukwe, ngakira fiançailles, ngakira mariage, akurema gatima. Uje umubwira ati koko nta gatima wandemaga cyangwa niyo yabivuze? Niba ariyo yabivuze uje umubwira ati koko niyo cyangwa siyo? Iyo umubajije gucyo ubwa kabiri bakaguhanurira amansa yabitekerezaho nonewe kavuga ati ushize namubwiye amafaranga none uyu munsi iyo utamuhamagaye rero ubu mwimitse. Amen. Yesu nashimwe cyane. Ndi kwijambo avuga ngo wo uri kwiheba uvuga ngo Imana yaragukereje. Ntabwo yagukereje, niba yaragukereje izagutegera. Yesu nashimwe. Kubera iki abantu mwihebye mwitwaje ko Imana yavuganye namwe? Kubera iki muri bamwivovota ngo yavuganye natwe yaratsinze? Ndimo ndacaka kugira ngo ihangane, ndakura Imana itakura umuntu. Iyavuganye nawe niyo kwizerwa. Mwene data no kwikorizagira ute izabikora. Haleluya. Tasi efo. Imana yakubwiye ubu kwihangana ubu kwizabuguha, ariko wikivovota ngo none ngo umwaka 2025 ngurarangiye na 2026 uzarangira na 2027 uzarangira na 2028 uzarangira kuwi wagira mu myaka ikagira na 2029 bizarangira. Ariko icyangombwa iyo myaka wowe uri mubara ni imibare kumara ndaco biyitwaye. Iyo igumiza guhagarara ku ijambo yavuganye nawe nicyo giconze ko yitwa Imana ndabwe hinduka. Ndabwo ari umwana w'umuntu. Umwana w'umuntu kugira ngo mu gitondo agwigitoki waje kugira ngo yemwe ngo nasanze ngo mu ngo cyagitoki nakwemere ngo mu rutoki bacibye. Yabikubwiraga ndaca afite ahubwo ngo ejo ngo ndagusura ukamutegereza ngo ugatekira ugotegereje umushitsi, nyamara yakubwiraga kurema agatima, ariko nubwo ataje hari undi ugiye kuza ngagusure. Yesu nashimwe. Babya ngo yenge hangane ngo nzakuremera, ngo nzakwambika ikoti, ngo nukuri kw'Imana ngo ndakuzanira igitenge, akaresho akanarahira. Ni umwana w'umuntu bikubwiye ndabwo ari iyo yabivuze niyo bizatinda kubyakira uzabyakira. Wikiyeba ukimana yacu irashoboye, wikiyeba Imana yacu ishoboye byose. Yesu nashimwe. Narango ubwire ngo reka kuvuga ngo noneho wivuga ngo reka ngo mbivuyemo ngiye yavuganiye nanje ngo ndarambiwe. Nuburambiwe se rero ugiye kuva ku murongo undi akujeho. Kandi kibazo hari umurimbyi yavuze ngo nimuze turebe imbere dutegereze iki igitondo ngo twiringire Imana yacu. Uyu muririmbyi yavuze ngo nimuze turebe imbere dutegereze igitondo. Hari impamvu yaririmbye umuririmbyi nuko yarasubiye inyuma asanga inyuma ndaciza kizute kiriyo, ariko arangije arisora ngo nimuze turebe imbere dutegereze iki igitondo. Wakomeza ukavanza ukegera imbere ugategereza igitondo, wareka gusubira inyuma ko ndaciza kibayo muririmbyi. Wamuvuga butumwa inyuma ndaciza kiriyo, wa mukristo inyuma ndaciza kiriyo, wa mukobwa inyuma ndaciza kiriyo.
muza dukomeze turebe imbere dutegereze iki igitondo. Muri ibyo bavuga ngo murinzi we ngo mbese ugeze abango ko mbona ijoro ribaye ijoro murinzi ijoro rigeze ngo umurinzi amusubize duhanga ngo nubwo ijoro ari ijoro ngari kwihangana bugiye guca. Wambabarira ko bugiye guca ukakira igisubizo cyawe wareka gusubira inyuma. Wa mukobwa we wa mubyeyi wareka gusubira inyuma. Haleluya, Yesu nashimwe. Natinze ngiye kwinjira mu ijambo riri mu Migani igice cya mbere umurongo wa 17. Imigani igice cya mbere umurongo wa 17. Uyu murongo uravuga ngo gutega umutego ikiguruka kiwureba ni ukurushwa n'ubusa. Ngo gutega umutego ikiguruka noneho kinareba wa mutego ngo urushwa n'iki? Urushwa n'ubusa. Amen. Ntabwo ijambo baguteza umutego bakubona wenda bagutega bazi yuko utabareba. Aba bawuguteza barushijwe n'iki? N'ubusa. Rero ntabwo uri inyamaswa ngo uraguruka, ariko barawuguteze Yesu araguruka uyu mutego awukuraho. Yesu nashimwe. Hari imitego umaze imisi bagutega ndangubwira ngo abayiguteze bari kurushwa n'ubusa. Hari imitego bamaze imisi bakutega babona ngo ndacerekezo. Hari amagambo baguteze bazi ngo urasubira inyuma, ayo magambo bakuvuzo ararushwa n'ubusa. Latosi efo. Hari ibyo bazanye mu rugo rwe ngo rurasenyuka, ibi baguteze bararushwa n'ubusa. Hari ibyo bateze mu kazi kawe ngo barakwirukana mu kazi, ibyo ngibyo bararushwa n'iki? N'ubusa. Yesu nashimwe. 18 aravuga ngo nukurushwa n'ubusa amaraso bubikira ni nayo ubwabo n'ubugingo ni bwagacira ibicu. Ibyo bagutega byose babaruhira ubusa, ibintu bagushaho byose bararuhira ubusa. Yesu nashimwe. 24 bavuga ngo igihe muzatungurwa n'ubwoba hari igihe muzatungurwa n'ubwoba ngumugaru, ibyo byanyu bikaza ibyo byanyu bizaba ngasegwakira. Igihe umubabaro n'uburibwe bizabageraho. Aba bagutega ibi bitagufata niho bigiye kuzatega. Umubabaro bari bazi ngo uzafatwa niho bagiye kurwamo, bagiye kuzumva uburibwe bagutezaga. Data agiye kubifata abibasubize. Ibi bari bazi yuko bizagufata ukabyimba amaguru, ababigutega niho bagiye kubisubirana. Yesu nashimwe. Umurongo wa 20 nashimye hano, umurongo wa 33 avuga ngo ariko uyumvira wese azaba amahoro adendeza kandi atikanga ikibi. Uyumvira wese azaba amahoro adendeza kandi atikanga ikibi. Ni 33. Haleluya. N'uyumvira ntabwo ari uyisuzugura. Uyumvira wese azaba amahoro masa kandi azabaho atikanga ikibi. Ntabwo azikanga inzara, ntabwo azikanga umurozi, ntabwo azikanga priyavi, ntabwo azikanga ibi bakubwira ngo barakuzirika bikagutera ubwa nuko utumvira yavuganye nawe. Yesu nashimwe. Ndashaka ko kuri itariki ya 16 wewe wumvira Imana, wewe wumva amategeko yayo, wewe ukurikiza ibyo Imana yakubwiye, wikangwa n'amagambo bakuvuga. Uyumvira azabaho amahoro masa atikanga ikibi. Wikikanga abajura, wikikanga abarozi, wikikanga inyatsi, wikikanga ubumuga, wikikanga barakugira ikirema, kuko ijambo ryatubwiye ngo uyumvira wese azabaho amahoro masa. Ngwifurije amahoro muri uku kwezi kwa 10. Ngwifurije amahoro mu kwezi kwa 11. Ngwifurije amahoro mu kwezi kwa 12. Ariko password nuyumvira, itegeko nuyubaha.
agakora ibyo gukiranuka, agakora ibyo umwuka ashaka, agakora ibyo Yesu ashaka, agakora ibyo Imana imutegeka, rero wa wundi uyumvira ntabwo azakorwa n'isoni. Wewe uyumvira ni wewe uzi ukuntu ubanye nayo, kuko umutima ntabwo ujya ruswa. Haleluya. Ni wewe uzi mu kazi ukora kuntu ugakiranukamo, ni wewe uzi ko uyu munzani nawo mupimira abandi ibirayi, uyu munzani mupimira abandi isukari, uyu munzani upimira umuntu umunyu, uyu munzani nawo gukoresha mu byo kurya, nawo nudagukiranukaho nawo uzagucira urubanza. Ngariya magarama wiba umuntu upimira kandi wamuciye ikiguzi, ukamubwira ngo ikiro kibaye ni 600, waje gupima ukanusura ikirayi kimwe, naco icyo gihe ntabwo uba uyumviye, ntabwo ukiranuka mu byo ukora. Haleluya. Niba umuntu umutwaye igarama ry'ibishimbo, uyu muntu niyageza mu rugo agasanga bituzuye, abiteka afite indimba, avuga afite ikibazo. Uyu muntu kuba rero ubwo cyo ntabwo wacana, ntabwo uzabana na Yesu amahoro masa mu rucuruzo rwawe. Niba ushaka kubanamo na Yesu, reka kwiba, reka kugavura, reka kubesha, kuko mu bacuruzi nabo reka mbabwire, kubana na Yesu amahoro masa ni ukubwiza abantu ukuri. None ikibazo umuntu uramubwiye ngo ikiro cy'ibijumba ni 500, handi ni 150, umubwiye igiciro kiri hejuru no kumwibura mwibye, uyu munzani nawe uzakujana mu rubanza. Ntabwo rero wabana na Yesu amahoro masa. Watangira guhomba ngo Mana nahombye, ngo Mana wagijije iki, ngo kare wavuganye nanje ngo nije gucuruza. Yakubwiye gucuruza ariko narakubwira ngo kiranuka. None niba utari gukiranuka urabana na Yesu amahoro masa. Yesu nashimwe. Bacuruzi mu bintu ukora, mu byo urimo byose, mu kazi urimo, ndakugira ngo ubanemo na Yesu neza nubwo ukiranuka, kuko iyo ukiranutse ukarenganira muri aka kazi Yesu arakurenganura. Haleluya. Niba ushaka ngo urenganurwe na Yesu, nuko ukora ibyo gukiranuka ukabana nawe amahoro masa, kuko ijambo ratubwira ngo ubana na Yesu ukora ibyo gukiranuka. Amen. Uyu murongo wa 33 uramfashije. Reka nongere ngusubire mu byumvi. Uravuga ngo ariko unyumvira wese azaba amahoro, adendera kandi atikanga ikibi. Kugira ngo utikanga ikibi ni ukubana na Yesu, ni ukukiranuka mu byo ukora. Igihe uzaba wakozemo amanyanga ntabwo uzaba uri kumwe na Yesu. Mwene data, mushiki wanje, aho uherereye hose, mu kazi ukora, kiranukamo ubane na Yesu amahoro masa. Haleluya. Ntabwo nzi ahantu uherereye, numara kumvira ijambo ry'Imana ukabona araho watambikiriye mu byo ukora, nakubwira ngo n'uyu munsi ari mucururizaho nawe muwibiraho. Umuntu ukamuciye amafaranga ahenze, igiciro kiri hejuru, kuko ari umukiriya wawe, areme yarakuguriye, wamubwira ati 2020 ukamuha 19, ntabwo uri kubana na Yesu, ntabwo muzabana amahoro masa. Kiranuka mu byurimo, mutari kiranuka mu kazi kawe, aho uri hose kiranuka, mu buvuga butumwa byawe kiranuka. Nakwifuzaga ngo ye ubane na Yesu amahoro masa, ariko ari kukiranutse. Wa mukobwa we kiranuka, numara gukiranuka amahoro ya Yesu azakugeraho. Urugo rwawe wa mugore we nukiranukira umutware, nakunanira wakiranutse, Yesu afite ukunda azamukagarurira. Wa mugabo wewe papa, ni kiranukira Yesu. Umugore niyifata uko atari, Yesu ni uzahura na Yesu bagirana urubanza. Nakubwira ngo kiranuka mu byo ukora, ariko numara gukiranuka uzabana na Yesu amahoro masa. Nakwifurizaga rero mu byo ukora ukiranukimo, ubane na Yesu amahoro masa. Ndakizagutera ubwoba uri kumwe na Yesu. Nuba uri kumwe na Yesu bakakugambanira mu kazi, bakanakwirukana, wabeshewe ari amashari, Yesu azagutegurira kandi kazi. Ntabwo uzaba umushomeri mu mudugudu utuyemo, ntabwo uzaba umushomeri muri karitsiye. Yesu kuko
aho urenganiye Yesu azakurenganura akohereza mu kandi kazi. Password nuko uzaba warakiranutse Yesu akaza akakureba akareba kuko ijambo ryavuze ngo yaje kureba ko ibyo ukora ari iki ari ukuri. Nasanga barakurenganyije Yesu azakuremera kandi kazi, azakuremera ico gukora gifatika, azakuremera urugendo rw'umugisha, azakuremera andi maboko masha, azakuremera urundi rugo. Niba urugo rwawe koko rukunaniye Yesu azabyitegereza kundi warwihanganiye. Nasanga warihanganye Yesu azakuremera, azaguhanagura andi marira kuko harimo abantu Yesu agiye guhanagura amarira bitewe nuko bihanganye bakabana nawe amahoro masa. Nakwifuza kubana na Yesu iyi tariki ya 16 wongere wikondorore mu byukora byose ure niba ukiranutse nusanga ukiranutse uvuye ngo amen. Nusanga utakiranutse nabwo uci bugufi upfukame usaba Imana iki imbabazi. Numara kwisaba imbabazi uvuye ngo Uwiteka ndemera gukiranuka ndashaka kubana nawe amahoro masa. Nubana Yesu amahoro masa ndakisa gutera ubwoba. N'uyu murozo uzenguruka urugo rwawe ndaca azagutera. Naba bapfumu bakujana mu ntago bazagutera iki ubwoba kuko ubuzingo bwawe n'ubuzima bwawe Yesu araburinze kuko ubanye nawe. Nakwifuza kubana na Yesu, nakwifuzaga amahoro y'Imana nyagasana bane nawe mu izina rya Yesu amen. Amahoro y'Imana bane nawe nyagasana gushigikire kandi gukomereza iki amaboko. Imana yacu nishimwe. Wakumva twagumiza kugirana ikiganiro cyangwa se akambamagara yanshakira kuri nome kuri telefone 0788 61 49 16 0788 61 19 kandi ngwingingira kuja wowe uwumva ikiganiro ukakirangiza kuko hari igihe udafashwa mu tangiro ugafashwa mu gusoza kuko uko umuntu agenda azamuka mu mbaraga niko amavuta agenda girute yiyongera. Mwene data nagusaga ngo uje ukirangiza ugereho uwumva ko umutima ubohote araho umuntu amagambye ati nageze hagati umutima waje uvugiza ute urabohote nageze hagati numva ko kogomba gusabana n'iki n'Imana. Reka senge rero Uwiteka abashigikire kandi ukomeze wane n'Imana nguko ijambo ritubwiye ngo ubana na Yesu ndabwo azagira iki ubwoba. Ndagushimye Yesu uri Imana nzima, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana ifite ubutwari, uri Imana ifite ubushobozi. Ndakwinginga kuri iyi tariki ubohore ababoshwe, ukureho imikoshi ku bwoko bwawe, ukureho borokaje iri ku bwoko bwawe mu izina ryawe Yesu Kristo. Tugusabye amavuta masha, tugusabye imbaraga, tugusabye ubushobozi, tugusabye ubwenge, tugusabye izindi mbaraga zidasanzwe kandi turashaka latosi efo gukiranuka twagumiza twubana nawe kuko ijambo tubwiye ngo uzabana nawe ndabwo azagira ubwoba, ndakibi kizamuzaho, ndagisitaza kizamuzaho, niyo kizamuzaho uzakimurinda. Turabigushimiye Yesu kuko uzabana natwe kandi natuye uburinzi ku bwoko bwawe. Mbatuyeho amavuta y'igikundiro, mbatureho ineza yawe, buri wese mukaza akora uje umushiraho uburinzi, mu bari mu ngendo bashireho uburinzi mu izina ryawe Yesu Kristo. Amena, amena, amena.